Igitondo cyiza mwese abadukunda kandi abadukurikira mu kiganiro cyacu Matin nk'uko bisanzwe, tubahaye ikaze. Haraciyemo iminsi myinshi tubasha kubagezaho ikiganiro cyacu Matin kubera ko twari twafashe ikiruhuko, ubwo twagize umugisha wo kugira umubyeyi wibarutse umwana w'umukobwa. Twari mu kiruhuko rero tumwitaho, tumufasha mu mirimo imwe n'imwe bigatuma tutabasha kubona uburyo bwo gukora ikiganiro Matin. Twagarutse rero mu kiganiro cyacu Matin, tubahaye ikaze cyane kandi tubabwira ngo umwami wacu Yesu Kristo akomeze guhabwa icyubahiro hagati muri twe, mu miryango yacu, mu mirimo dukora, aho tugenda hose umwami wacu Yesu Kristo ashyirwa hejuru kandi anezeze imitima y'abamukunda bose. Reka dusenge. Mwami mwiza, turagushima cyane kuri umwami kandi dukunda, turagushimira ineza yawe tugira buri munsi. Data, urengeje gucumura kwacu, ibyaha byacu urabyibagirwa kugira ngo tube imbere yawe turabana wishimye uko bukeye n'uko bwije. Ntutujugunya, ntutwirukana, ahubwo dufata ukuboko bukeye n'uko bwije, tukagenda nawe ukatwoza iyo twiyanduje twagiye mu by'isi bidafite umumaro, ukatwunga iyo twavunitse mwami, ukaduhoza iyo imitima yacu ifite intimba. Waba icyubahiro, uciye bugufi rero cyane muri iki gitondo cy'umugisha uduhaye kugira ngo tubane nawe, twumve ijwi ryawe, twumve uganiriza imitima yacu, twumve mwami impumuro y'ubuntu n'urukundo wawe utugira buri munsi. Nubana twe muri ijambo tujye gusoma, uri twigisha kandi udusobanurira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Igitondo cyiza cy'umugisha muri mwese mudukurikiye ikiganiro cyacu ni Matin. Jyewe ni Tegereza Kayiranga, tubahaye ikaze cyane. Umwami wacu Yesu Kristo abagirire neza kandi abiteho. Turasoma uyu munsi Zaburi ya 27, umurongo usoza, ariko ashobora no gusoma imirongo ya mbere kugira ngo duse nk'ababijyanisha. Ni Zaburi ya Dawidi, umurongo wa mbere avuga iti: Uwiteka niwe mucyo wanjye n'agakiza kanjye, nzatinya nde? Uwiteka niwe gihome gikingira ubugingo bwanjye, ninde uzampinza umushyitsi? Ubwo abanyabyaha bantereraga kumaraho, ari bo banzi banjye n'ababisha banjye barasitaye baragwa. Naho ingabo zabambira amahema kuntera, umutima wanjye ntuzatinya. Naho intambara yambaho, no muri yo nzakomeza umutima. Icyo nsaba Uwiteka ni kimwe, nicyo nzajya nshaka, no kuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho, nkareba ubwiza bw'Uwiteka, nkitegereza urusengero rwe. Kuko ku munsi w'amakuba azandindisha kumisha mu ihema rye, mu bwihisho bwo mu ihema rye niho azamisha. Azashyira hejuru amagarike ku gitare, n'uwo umutwe wanjye uzashyirwa hejuru y'abanzi banjye bangose. Ntambire ibitambo by'ibyishimo mu ihema rye ndirimbe, niko ko nzaririmba ishimwe ry'Uwiteka. Umurongo wa nyuma usoza 14 avuga ngo: tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure, ujye utegereza Uwiteka. Mwene data, muri iki gitondo nifuje ko tuganira kuri aya magambo yo muri Zaburi avuga gutegereza Uwiteka, kumwiringira, kumushyiramo imbaraga zawe. Ejo nibwo nahoze ntekereza uburyo ki abantu baba badushakira ibyaha, badushakira imitego, baba badushakira ibyatuma tugwa tukarambarara, tukabura epfo na ruguru, tukareba hirya tukareba hino, tukabura uwadufata ukuboko, kuko buri wese aba yifuza kuvuga ngo awa. Ariko mwene data, iyo uri muri iyo si imeze gutyo, ukaba uri muri iyo si y'abantu bafite umutima mubi, y'abantu batizera, y'abantu badakunda Imana, y'abantu batagira urukundo, wowe ugomba kwishingikiriza ku ijambo Kristo yavuze ko azakurinda, azagenda nawe, azagukomeza, azakwitaho, azakurinda, kugira ngo bya byiringiro byawe byongere bikomeze biba intact, bye gushegeshwa n'ayo magambo mabi avugwa, bye gushegeshwa n'ibyo bico bagutega, bye gushegeshwa n'iyo mitego bashyira mu nzira zawe buri munsi, bye gushegeshwa n'ayo magambo mabi y'urudaca, rimwe rivaho haza ayandi. Ugomba wowe kuvuga uti: Data, ni wowe niringiye iminsi yo kubaho kwanjye yose. Ukavuga uti: nta muntu n'umwe nzatinya, ntawe uzantera ubwoba, ntawe uzazangwa, ahubwo Kristo azandwanirira, kandi ibya byose azabicisha bugufi, hanyuma jyewe umwana we akunda, umukiranutsi we akunda, ishyirwe hejuru, kuko ari Imana y'agakiza kanjye.
kanjye. Icyo nsaba Uwiteka nanjye ni uko azamfasha nanjye nkakomeza nkaba mu nzu ye ibihe byose, nkaguma nkaba mu bikari bye ibihe byose, nkaguma nkamuhimbaza ibihe byose, nkaguma nkamwiringira ibihe byose, nkaguma nkavuga ubutumwa ibihe byose, nkaguma nkakora umurimo namwe nkora mu myaka itambutse yose, nkakomeza nkawukora ntatsitaye ntaguye, kuko ibyo ni byo bitera ikimwaro. Babandi bakwifurizaga kugwa, babandi bakwifuza guseba, babandi bifuza kugira ngo ugaragareho ikimwaro, ugaragareho igisebo, ugaragare wanduye, uri mu mwanda, ugaragare ufite ipfunwe, ugaragara ufite ibimwaro. Abo ngabo iyo babonye ugikomeza gukora ubutumwa bwiza, ugikomeza kuvuga ubutumwa bwiza, nibo bamwara, igisebo nibo kijyaho, umwanda bakwambitse niwo ubagarukaho, kubera ko wowe wakomeje uri mu Mana, wakomeje wizera Imana, wakomeje ukorera Imana, ntabwo usubira inyuma, nubwo wigeze utsitara ngo urambarare ugwe hasi burundu, ahubwo wakomeje uvuga uti data ni wowe gitare cyanjye, ni wowe gihome cyanjye, ntacyo nzatinya. Nubwo bampagurukira ari benshi baje kundwanya, bashaka kundasa imyambi, bashaka kuntega imitego y'uburyo bwose, uburyo butandukanye, aho nzi naho nazi, ariko data uzabana nanjye, ntabwo uzandekura. Mwene data, muri iki gitondo ndakubwira ngo ukomere, wowe ufite intambara z'uburyo butandukanye unyuramo, wowe ufite amagambo bakuvuga, wowe ufite umutima ucenjaguwe n'ibyo ubona abo mubana, abo mukorana, abo mugendana bagukorera, ukumva urashegeshwe, ukumva umutima wawe ntufite ibyiringiro bifatika. Uyu munsi ajya gukomeza kubwira ngo Kristo niwe gitare cyawe, Kristo niwe gihome cyawe, ntugire ubwoba, ntacyo bazagutwara na gito, you will be intact, uzaba intact mu izina rya Yesu Kristo. Ntacyo bazagutwara, bazakomeza barwane, ariko bazarambirwa. Bizarangira aribo bapfira imbere yawe, bizarangira aribo baguye imbere yawe, bizarangira aribo bagize ikimwaro, bizarangira aribo bagaragaye ko ari abanyamatiku, bizarangira aribo bagaragaye ko muri bo nta Mana ibamo. Umwami wacu Yesu Kristo rero akugire neza, we mwene data udukurikira mu kiganiro Matin, ndagira ngo usubizemo imbaraga, ntugire ubwoba, ntugire umuntu ubasha kugutinyisha, kuko Imana yawe Kristo agufashe ukuboko kandi arakubundikiye, aragutwikiriye kugira ngo udakubita ikirenge cyawe ku ibuye. Rero tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure, ujye umutegereza ibihe byose. Tegereza Uwiteka, umutima wawe uhumure, tegereza silencieusement, tegereza witonze, tegereza uguwe neza, tegereza ufite perspective nziza, tegereza uvuga ngo Mana ndabizi ko uzantabara, nicyo gituma ntamwara, mu maso yanjye hakamera nk'urutare. Tegereza rero, tegereza Uwiteka, ntuko ku mutima, ntuterwe ubwoba n'amagambo, ntuterwe ubwoba na decisions bagufatira ku kazi, ibyo bakuvuga ku kazi, ibyo bakuvuga hanze y'akazi, ibyo bakuvuga ari hose. Tegereza Uwiteka wihanganye, uzasohokamo wemye, ugenda udafite inkovu z'uruvugo na nkeya, aho kugaragara nk'umukozi w'Imana isumba byose. Umwami wacu Yesu Kristo akugire neza, akwiteho. Muri iki gitondo numvise ndi mu mwuka wo kubwira abantu barambiwe, bafite intege nkeya mu buzima bitewe n'ibyo bumva hanze, situation y'ubuzima barimo ibarambiwe. Mubwire ngo nimutegereze Uwiteka, mukomere, ko Kristo ari kumwe nawe, kandi Kristo arifuza kugendana nawe, kandi Kristo arifuza gukorana nawe, kandi Kristo arifuza kwerekana the real you, image yawe nyayo, kugira ngo babandi akanwa kabo kazibwe, akanwa kabo kabumbwe mu izina rya Yesu Kristo. Amagambo yose y'urucantege azime mu izina rya Yesu Kristo, ibidafite umumaro byose bizime mu izina rya Yesu Kristo. Intambara urwana kubwo kwizera, kandi wishingirizwe ku Mukiza ugukunda. Umwami wacu Yesu Kristo atugirire neza. Kadusenge. Mwami mwiza, turagushima cyane ko umwami wacu kandi dukunda, turagushima ko twitaho, turagushima ko turwana intambara z'uburyo bwose. Data, niyo tugeze mu ntege nke ntabwo utureka, urakomeza ukaturwanirira, ukerekana ko hari Imana tugendana, ivugana natwe, ukadushoboza gukora ibyo tugomba gukora bya buri munsi. Data, ndakurinze kugira ngo ushoboze abantu bamaze igihe barindiriye kugira neza kwawe, baciwe intege n'amagambo, baciwe intege n'uruvugo rubi cyane, n'ibisebo bibi cyane babashyiraho, babambika. Mwami, abo ndabasengeye kugira ngo wongere ubasange, bakomeze umutima, ubahe ibyiringiro, kandi wongere kubabwira ngo ndi kumwe namwe bana banjye, ndabarwanirira, ndi kumwe namwe, kandi bagutegereze bihanganye, kuko mu gihe gikwiriye uzagendana nabo, ukerekana bari bo mu buryo nyabwo, ukerekana image yawe nyabuyo, ukerekana kubishimira. Icyubahiro kibe cyawe. Gendane natwe muri uyu munsi, duhe imbaraga zo gukora umurimo wawe, uduhe ibitekerezo byiza, uduhe gukorana nawe by'ukuri, kandi udufashe
tuneshe intege nke zacu za buri munsi. Wenda rubana natwe twigishe kandi dukomeze muri byose mu izina rikomeye, izina rya Yesu Kristo twizeye, amen, amen. Mugire umunsi mwiza rero, Kristo abanezeze, abashoboze, abakomeze, kandi umwuka w'Imana akomeze gutwara muri mwebwe, mukomere nimukure mu ruge, kandi Kristo abane nawe. Abashobora gusangiza ubutumwa bwiza ku masitati yanyu n'ahandi mu butambutse, Kristo akomeze kubagirira neza, kandi mbabwira ngo no gukora comment, subscribe, n'ibindi byose ni byiza kuko bituma mubasha kubona ubutumwa bwiza uko bukeye n'uko bwije, igihe twabashije kububagezaho. Imana yaduhaye imbaraga zo kubutambutsa. Umwami wacu Yesu Kristo agiye neza, turabakunda, bye bye.